Uvuye mu mujyi muto mu Bwongereza ukagera ku rwego mpuzamahanga mu mafilimi y'ubutwari, umugabo umwe yagaragaje ko kuba intwari mu mikino ya martial art bishoboka. Azwi kubera ubwitonzi bwe, imbaraga zidashira n'imyitozo ikomeye. Scott Adkins si umukinnyi gusa, ni ikimenyetso. Ariko se byagenze bite ngo ave ku buto akagera kuri uru rwego? Dore inkuru ye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka bya Scott Adkins. Banza uduflowinge kugira ngo umenye byinshi. Scott Adkins yavukiye muri Sutton Coldfield. Aha ni mu Bwongereza. Yavutse ku itariki ya 17 Kamena mwaka w'1976. Akiri muto yatangiye gukunda martial art, aho yiyungura ubumenyi muri taekwondo, kickboxing, judo ndetse na karate. Yakomeje guhatana mu marushanwa atandukanye, agaragaza ko afite ubushobozi buhambaye. Nubwo yatekerezaga kuba umukinnyi wa filime, Scott ntiyigeze areka imyitozo ya martial art. Afatanya ubumenyi bwe n'urukundo rwe rwo gukina. Yatangiye agaragara kuri televiziyo nka British TV, ariko icyamuhesheje izina Undisputed kabiri, Last Man Standing, yasohotse mu mwaka wa 2006. Aha yagaragaye nka Yuri Boyka. Yuri Boyka yabaye ikimenyetso muri sinema y'ubutwari, akundwa kubera imbaraga, umuvuduko n'ubuhanga. Nyuma yaho Scott yagaragaye muri filimi nka Ninja, The Expendable, Boyka, Undisputed 4. Abo umwe mu bakinnyi bamenyekanye ku isi yose mu myidagaduro y'ubutwari. Scott Adkins akunze gukora ibikorwa bye by'amarushanwa n'imyitozo wenyine, bituma ibyiza bya filimi birusha kubaho nyakuri. Uburyo akina bavanga acrobatics, gymnastics, martial art gakondo bitanga imyitozo ifite umwimerere. Abayobozi b'amafilimi n'abafana bamushimira kubera ubushake, umurava n'ubushobozi bwo kwiga uburyo butandukanye bwo kurwana, bigatuma agaragara mu buryo bwihariye muri sinema y'ubutwari. Nubwo yafite impano, urugendo rwe ntirwarangiye mu buryo bworoshye. Kuba akunzwe gukina ku myanya ya martial art byamubujije amahirwe amwe n'amwe mu mafilimi y'ubuzima busanzwe. Yabashije gutsinda izi mbogamizi abinyujije mu kwihangana no gukorana n'abantu batandukanye mu mwuga, bigatuma akorana n'abayobozi b'amafilimi b'ibyamamare. Uyu munsi azwi nk'umukinnyi ushoboye gukina imyanya itandukanye kandi ikomeye, atari umukinnyi w'amarushanwa gusa. Scott Adkins yateje imbere abakinnyi bashya n'abahanzi ba martial arts. Imyidagaduro ye yagize uruhare mu kwegura umuco wo gukunda sinema y'ubutwari, agaragaza ko inkuru ishobora kuba nziza kandi idafite imyitozo nyayo. Atari mu mafilimi gusa, Scott arakigisha fitness, discipline na martial art, yerekana ko umurava n'ubwitange ari byo bituma umuntu agera ku ntsinzi. Uvuye ku ishuri ry'imyitozo mu Bwongereza ukagera muri filimi, akundwa na benshi ku isi. Scott Adkins yerekanye ko impano, umurava cyangwa umwarimu w'amarushanwa gusa ni ikimenyetso cy'ubutwari gishyigikira abakunzi n'abazaza. Inkuru ya Scott Adkins itwigisha ko ubutwari bw'ukuri bushyirwa mu bikorwa n'intambwe imwe ku yindi. Wakoze kubana nanjye. Twavugaga kuri Scott Adkins. Wibuke gukanda subscribe, utubwire muri comment umuntu wifuza ko twazakubwiraho. Njye mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.